Wow, ubu ndabibona icyo amafaranga ari gukora. Umva nkubwire madamu, imbeba yakurikiye akaryoshye kari munsi y'ibuye ihakura inda y'akabati. Ndagira ngo nkubwire ikintu kimwe kandi kizirikane, ubu uri gukurugutura amatwi ubyumve neza. Uko umuntu abyirutse siko asaza. Musukana iyo murasukana nta niswa nugira. Komera. Komera cyane. Abagahemwa. Murugo. Kona wasanye neza si byagenze. Ubaye iki? None sakundayemo. Shandi wareba mugabo wawe yaragutsinzinyuye umva. Ukatima yiwe. Sebe. Mande hayemo kamwe mana. Niko ushaka? Wow, ubu ndabibona icyo amafaranga ari gukora. Amafaranga ya musaza wanjye ni ibi. Umugore muzima ufite umugabo n'umwana, ubwo uri kumva nta soni? Ubaye iki? Watangiye no kuyambika ubusa, ndabibona wasirimutse mu mafaranga ya bro wanjye. Ndabibona Warebye se? Umaze kumuhindura ikigoryi, wamujugunye tayari, wagiye mu basitari ngenzi zawe cyane rwose. Ahubwo si ibyo byose tubivemo uje gukora iki hano? Ubu ndakubona nari ndimo kwigendera, ntago basi yo munateretanira n'ahandi hantu atari mu muhanda. None si uyu mwana duhagazemo n'uwasiko n'uwanyako n'uwandi kukiyacuye inde nyine reba uri inkumi nje mfite umugabo n'umwana nyine ujye natandagira kiwakanagira uzamenye ko aho nanyura kutahana hanyura umugore umwana umukecuru ungana nawe n'abagabo n'amafaranga yande usubira abona uyu muri kumwe utamubyaye aho mwapfiriye aho mwatariye Uwiteka. Ahubwo si nimba mubyaye ntaga ndeba se ntabwo ndeba nta n'isoni ufite cyaze mana yanjye indaya rero ntabwo zibura ko Imana irarema ni ukuri kw'Imana. Umugore ungana nawe afite umwana n'umugabo cyane umugabo arasaba umusize hera nta n'isoni guhora uri kunyinjirira mu buzima nta n'isoni ufite wajure ubuzima bwawe njikane ukabone se munyureho nkoreka ibyo uri gukora ni byiza. Ahubwo si warambyaye wari ufite umugabo wubatse urwanda warambyaye nta n'isoni ubona iki se ibisuru ubona njye byabona ibikaze bimwe uzi byabona niwe wanje nakwica niwe wanje nakwica kashobora niwe wanje nakubwira iki ibyo uri gukora ntabwo mbyitayeho nibyo ibya byose nabimenye namenye ko imitungo ya musaza wanje yayigurishije urumva ndabona icyo amafaranga ari gukora sinakwirirwa nkitinda wabimenye se wantwara iki suri kureba bebe twigende hasi hejuru ugenge ntacyo wantwara wewe n'abatari wabarananiwe wigize ubwo busa dunda wigize bwande mwehore twigende ninde ubuzima bw'amakurata nikiyana reka nkubaze mbaza naguteze yo ukurikije ibintu uri gukorera umugabo wawe ugira ubumuntu uri inyamaswa waremwe n'Imana umwuzukuru wa Satani mbimenye nabyo basi mbabarira wiyubahe umugore ufite umwana reba imyambaro wambaye kuri uyu muhanda warebye nyine basi wanabikoreye kwiyubahisha basi nutakubana n'umugabo wawe ukiyubaha nyine umwana wanjye yaje kugutakira ngo mama wanjye ngiki niki umva nkubwire madamu imbeba yakurikiye akaryoshye kari munsi y'ibuye ihakura inda y'akabati. Ndagira ngo nkubwire ikintu kimwe kandi kizirikane, ubu uri gukurugutura amatwi ubyumve neza. Uko umuntu abyirutse siko asaza. Musukana iyo murasukana nta n'iswa nugira. ariko se nukwera iki muri kuza muri kungurikirana naraguze ku manywa y'ihangu ngaba naragiye no kwa noteri kandi yarazi kunsinyira birantera. Waguze ku manywa yangu ibi umva mwaguze busambo umva ibintu byiri kuvuga byo nta nubwo bintumvikana kandi reka nkubwire nimba musazanje umugore yaramugize nk'ikigogi genda cyari kandi ndashoboye ntago nabireka ngo biherera ibyo nginde ntago bindeba naguze ku manywa y'ihangu nanjye ko bitandeba ntago bindeba ntago
reba uburyo nawe sura umubyeyi reba uburyo uriya mugabo bamugize nk'ikigogi umugore we yatangiye ari kumugira ikigogi uri kumva none ageze nawe kugurisha amazu ye imitungo ya musaza wanjye yose akayigurisha nta nama mugishije umugore muzima namwe arabazana muramusinyisha ngo ngufu ntago mwantenga muri kugura ndi mwantenga namutumye umugabo aramuzana aransinyira njye nabonye wabonye uri ari umugabo muzima wo gusinya yamuzanye ari muzima wabonye muzanye ari muzima nase ubundi reka nkubaze ninde yazanye igitekerezo cyo kugurisha amazu ni umugabo waje kubikwibwira cyangwa n'umugore waguhamagara umugore ariko aje kunsinyira azanye n'umugabo nase ubwo urukumva ibyo ni umugabo abizi ahubwo umva ibi ntabwo nabireka ngo ingingo ya musaza wanjye yigende guca gusa ahubwo n'abayobozi b'akarere bose bazi n'abayobozi gusa muzabazana icyambere nuko mfite ibyangombwa ibyo byangombwa ntabwo bindeba mada umva reka mubwira ubundi wowe nta n'ikintu naba ndi kukubaza urumva jyewe ubwanjye zigira kumva nzajya mu buyobozi niba ngombwa no kwa Kagame nzahagera ibya musaza wanjye ntabwo nayireka bigenda mbega umugore w'igike noneho agerekeho kugurisha amazu yose ko nta bwenge agira ibyo ntabwo bindeba ko nta n'ubwoba agira niba mushaka inzu yanyu mushaka amazu yanyu urabyumva mwiga muzazana amafaranga mu ngubire natanze ibihumbi miliyoni 80 urukumva muzazana mu ngubire amazu yanyu amazu yacu umva reka nkubwire wowe sindi gusigana nawe sindi kuburana nawe urumva ikintu ubwiye cyo icyari cyo ni ikintu kimwe cyo ngiye kukubwira kandi ukizirikane ukurugutura amatwi umanze wumve neza urumva iyi nzu wizere ko wicara uziko utayitwara guca gusa urumva nimba musaza wanjye yarabaye kuriya ngenda cyari kandi afite imiryango ikomeye kandi ishoboye izi gushakisha murye nge wizere ko inzu yicaranye atari iyawe uranyumva neza nicyo mubwiye ukizirikane kandi wumve ko aribyo mubwiye nta kintu ndi kuvugana nawe nta kibazo kumera mada makuru ni meza misi myinshi cyane narakubuze wari warambuze ngo pe waramburiye he narakubuze na fone yawe waragiye ikura nandi kugushaka pe narakubuze kuri fone ibintu wangurishije byajemo ingaro ngo byajemo ingaruki nawe nshaka umugabo wanje bimenye ingaruki uze kungurisha amazu utabyumvikanye n'umugabo wawe ahubwo sikankubaze mugabo wanjye yaje kugusinyira tutabyumvikanye kandi sibwumvira wiki ko byose nabimenya amakuru yose ko nyafita ntabwo biri bintu biragarukira hano nibitagarukira hano biragarukira he none no ku karere niwe ushaka ngo pe makuru haka guca nanjye madamu Vanessa ntabwo nagusiga guca nduki ahubwo sikankubaze nibyo byose abasha gusohora muri iyo nzu cyaragize umva madamu uri kumva iki ntabwo biri bugarukire hano sikuru kuvuga nyine kuri gukora ntabwo uri kukura kugarukira uri kugira ngo nje nakurata n'abatari weho barananiwe kanswe weho mbaraga simpagaze imbere yawe ariko anisoni ariko Vanessa uramuzi Vanessa uko si uzaje mu aho mu mudugudu ntuyemo uvuga ati ubarise makurata bazakubwira uko ateye bazaturuka kunona bakugirira ku musatsi nanjye nakubwiye ati anisoni minsi miki ahubwo ko ndi kwananzanye mu muremure nje nawe turahangana umva mada ndakura miliyoni zanje 80 nazihomba urukunyumva umva rero ndongera kubona uko zigiye ko kakirida ngo nagatoki ndagahekenya kirida ariko bakubwira n'ikindi gukuriraga kunyo ari ukugira nje makurata zira miliyoni nzigira gusubiza nashobora iri jose bakaritema nakurahire nagira wewe nanje ayitambara gasa kuri makurata ariko wa mugore we kuntu uri ikimara nimba naragusinyiye umugabo wanje akagusinyira kwa noteri bakagusinyira ukaba ufite ibyangombwa by'imitungo none ninde uzaza kugusohora mwiyonza usibye ubugoryi ukoreye ngo twe ni buride ukoreye cyane watermelon nta niso nubwira umva urabizi reka kuvuga amagambo menshi ngo nyine ntumvishe icyo mva agiriza kunza kuriza mu rugo rwanje uzama yanje unagusakuriza batagusakuriza ibyo nibindeba uzama yanje naho miliyoni ndayiruka no mu buzima
kandi tuzongera no kumpagarika n'ubuzima bwawe bwose